Yani njura bishobora. Akira nakukoze. Iravuga. Ngaho da none se n'imigiye byose njura byose. Agasafuriya kamwe. Ariko se wabaye gute wa muntu? Akira rwose. Ubu baguha kangahe mwa? Nabakanga uwambi. Nabarukosora gawe. Kanza abana gitifu. Gitifu uzayobora. Yewe, tifu Uyosha? Zayo kuyobora. Naza ndakujibura wowe nakubonye akumwa. Ibyo tubive. We're going to the corner of the Eko Pame. Pamela. Iki kintu ntabwo cyaje kwishirwa itari kubyuka ngo kigendera. Gwe. Byuka bwakije kwigareka. Pamela. Pamela. Karame papa. Mwana wabite? Ni byiza papa warakoze. Wote nze kuja kwishuri byagenze bite? Uyu munsi nayo ndi kumva nananiwe cyane ariko nyine ubu nsoje kwitegura ndagiye. Usoje kwitegura? Bunizera ko umunsi uriga ibintu neza. Papa ndabyiga neza umva neza cyane subize ko nkubaha. Mwana wanje naje ndagukundaga kaze manze ngutema. Mwana wanje rero nubwo ngiye kugutama icayi. Nukwenda ubusore bwo hanza dore bumeze nabi. Papa nanjye umva abasore nk'abo mbirindira kure. Yuko utaza kwishira ngo baze namakuru rwose Pamela ndi umuntu mwiza. Ariko nanjye ndagukundaga mwana wanje ndakwizeraga munagura umwana mwiza. Ariko ntangafunze ngundi kwishuri. Umva papa nimba ubishaka uzaza no kwishura baza amakuru ya Pamela ni meza rwose. Umugabo yagiye hera. Nta no koza amasafuriya. Azi ko umwana atagiye kwishura. Nimba narashakuye. Aha. Mwana wanje rero yari mfite agasenkisa abantu nk'icayi. Mureba papa. Ariko no mwana wanje. Ibintu byose dukoze reka ducona agasengesho kugira ngo uyiga neza. Papa nta kibazo rwose nsengera Mwana wanje rero nako mana yanje. Mana. Uheretse umwana wanje ugiye ku ishuri. Mana uramubona. Muri birara. Ubu uri hano uri gukora iki? Ako si umugore we goko. Ariko kwari kuvugana n'umwana wanje ugiye ku ishuri. Amasafuriya ariko se mama wagireka kubanga nuko ndamutekera muke. Wagireka kubanga mama. Ntago wakihangana ukoza amasafuriya koko n'udusahani nzakora byose. Uri kubona ndose amasafuriya. Ariko samana yanje nakuzanira igicupa none umajije gute. Ariko ntayo ndose. Utanye kuri bano n'amasafuriya. Umva mama reka nkubwira ugireka kubanga papa. Wari wagira mu rundi rugo ugasanga umugabo ari koza amasafuriya cyangwa amasahani. Oya mama mwana wanje mumbwirira we dore narume we rega. Oya mama nagwishije. Hano hari ndi kubona hari amazi ariko kamanze nje gukaraba. Wa mugore we rero nawe urandambiye koko. Ariko se papa namwe ni mugabanye gutongana ariko se ubundi kambeho reka nigire ku ishuri. Aha wa mugore n'uburi nja kujya n'urugo rwanje. Amasafuriya nakemera nkayoza da. N'ubundi nararusha. Ngaho genda uyoze. Ariko uzankora. Genda uyoze nyine. Amugore we nagwe Yo tansanga wayabanje. Ariko se mana rurarugo. Haba mama hora totizo papa bazatuma mbu wanyuma pe ururugo nge rurambangamira cyane. Yuko nyine nahandi hano nabihungiye. Ubu se abandi bana babyeyi babone ko baba bameze hari ndagera ku ishuri imbaza abandi bana pe. Ibi bintu bimaze kungera ha pe bingeza ha. Denari narume urusoro ushako nahuye nabo. Gutoza abagore bo bacaye imana. Oya bayi mudugudu. Nababwira kanyikuba ariko nta mugore niba nzamuregera minisitiri. Niba nzamuregera nde
ariko mahungu na rume usura ushako nubwo karidinali naguko gusoza abagore b'abacayimana bayoboye imidugudu nishano musore utarasohoza ntuzabere ku mucayimana reka nikube kugira n'urugo rwanje se mahe na agakuba ariko ubapishwa garitse namba nawe akundi nyine Umunyeshuri Ni byiza. ugiye kwiga Ngiye ku ishuri. wiga he Niga nyine rero. uri kuvuga gakeya ntabwo wariye Oya mba nariye nyine. Mba nariye. tushabuka nta munyeshuri udashabuka shabuka sibyo Nzajya nshabuka nzabyiga. gushabuka ubundi nibyo byerekana umunyeshuri Nta kibazo. komeza urugendo rwawe Bana hari. nese mwana kambaye bayiki buriya ibintu by'amakipe ndabyemera buriya nko muri reyo wagena kukitamo nsaza buriya gatanu cyayikina ntabwo neza ni umuntu mwubona utubonaga azi gukina umupira kina oya ubu nta nubwo uzi ko abantu bazi gukina ngo uzi nk'ubu washamo mukuru wawe ntabwo bikureba kuko ndi kumva abantu utangiye kuvuga uzi none ngendo yatuma akina umupira ariko sha nubwo nkuze amashuri nzayiga nubwo ndi mu wa kane kandi nzayarangiza uretse koko nkarabe nihuse nzayarangiza umva nzaba na gitifurika subona gakiramani mwa bura azi gukina subona umutsi abakunda baga yawucina kiramani sumeze nkawe ngendo nk'iy'abagore nta mikinire yenda munda muri nagendaga ako wari wabona yake reba ingendo yawe ni nk'iya kiramani wapige ngenda gukwanjye mwa ntago nashobora kugenda nta mwasha ntabwo nize no kurakara ngaho birananira mwa kirarakaraga umukinnyi ntabwo arakaraga sha ntabwo azi gukina uwo nguwo oyaga utamusabye nkakumanyagura ahubwo umva sha nsabe ndamufanaga kuko niwe nabonye ari gukina kandi umupira nawuzi uzafana na siko wowe mwa ndakubonye wajya ufana abantu b'ibyamamara ubundi nkabansaza habise sabini ukuntu ibintu bimeze urabizi iby'amakipe tubivemo tuje kureba gwagwana tugoshe na guruve mu ishuri rwanda rwiga muri primaire mu wa kane rushaje ngo mwarungana kuri uzi ko tungana mwa abahungu yari abakera mwa uri kuvuga rwanda mwa ngwino mwana ngwino tukubwire karu bamukasha ubwenge bwawe ni nabwo mwo ugiye kwiga katurebe ngo ndi kubona ari amazeru se gusa ubu baguha kangahe mwa nabarukaga uwandi nabarukosoraga we kandi nzabana gitifu gitifu tuzayobora ngewe gitifu ufite umukozi cyamwa nzakuyobora naza ndakujibura wowe nakubonye akubona ibyo tubivemo twigire kwirera ryo kwiga kwerera twigendere kwerera ubona ngo bizakugeza kuki kwiga gitifu reka ngo ntacyo bizakugezaho n'ubundi ndashaje reba suri kundeba gutya uruza amashuri nize ariko byaranze subije wagire ku ishuri mu kangahe mu wa gatandatu sekondera ko nta nubwo banorera ngaho ndika iyi se ni a iyi ni iyi ni a ni a na u wakina ahubwo mwe namuzi gusa uru runyuguti rumeze nk'inyoni se n'inyoni mwari bwegera bwihagaritse twigendere mwa twegera kwerera twigendere twigiye kwera n'ubundi bintaca byakumara twigende twageze no kuri byinshi urangurira n'akantu wapimirwa batetse ibigori tugenda ujya wakina ibigori none hari ibyo mugira cyamba tukirangiye ka kaboro kije kukazana tujye kucosha kijye kwenda kanyanga munyosha kanyanga mwa mbese hari ubwo uri kujya ibiyobyabwenge mwa ibiyobyabwenge ntabwo uzi kuvuga ngo ibiyobyabwenge mwa gerashera kari wayirangiza oza vuba cyo mugore oza vuba agafafuri ariko zuri kubona dongeye kwirangiza Gakunda niba ngibi by'umukara bizemo. ariko se none nawe byarakunaniye ninjura bishobora Akira nako koze. Kira vuba.
ngaho da none se niba igihe byose injira byose agasafuriya kamwe ariko se wabaye gute wa muntu ariko se uyu muronzi aho kwiza he biravuba dore niba iby'umukara ugenda urabikuramo dore n'aha ngaho ugenda urahoza neza ariko ubwo ni guca wabigisha ngo muze murayobora komanda gira vuba bati ko bana abagabo babaca afite abagore babantuza bararuca n'ukuri kw'Imana gusa ibisafanje ntabirangiza uza vuba niba iby'umukara byose mbone gasubire aya wanje uyu muronje se naho uva murambabarira cyane ibisi ntabirangiza reka mbabarira uzigabana urugo rwawe ugiye kuzana akanyanga wawe ubwawe kanyanga wakusoma ibyo biyabyabye subiraho nimba uzi ko utayizana birabyana ningiye kwiga birambwa ngo ninje kuzana inzoga mu Buganda. Ninje kuzana inzoga mu Buganda? Buganda urahazi? Oya, naguhazi. None ko utagiye ku ishuri. Nibyo duhuye mu nzira biranga. Bahora bakosha. None ukaba ufite imyaka ingana gutyo ukaba wiga muri primaire sha. Icara hasi vuba. Icara. Urabona uzaba umuyobozi nzaba gitifu barakoze ukembe nemera nuko bifashe kungu none kuri kumfoto nagufoto njane urabona ndi umuyobozi jewe urabona ndi umuyobozi sha urabona ndi umuyobozi niko nasurida ari poste uwa kanga uwa mbere wowe uwa mbere Shyiramo nimero za mwarimu wawe hano. Nimero za teacher wawe. Yanjye koko nende mu biki nabyo. Nabyo uzi. Ibiki utazi? Ibi nomero nibyo utazi kari. Icyo utabwiye mwarimu wawe ukombe kuzimenya. Haguruka uje kwiga. Ntabwo yambwiye. Anza ngere. Ngera kuvuna mu nzira. Yakuvuna gute? Uri kunyumva neza? Yego. Ihute vuba. Hirya ku gasantere wa mwana uvuye ku ishuri Nese kurera ni wongure ni igikapu se wa mwana amafaranga ndacayagiye kandi waswaritse n'inzoga oya inzoga nta kibazo ntago ari cyo kibazo inzoga igikapu ndashakisha amafaranga aho ndakikura ejo ndakikugurira igikapu nta kibazo ntabwo wituye hasi oya ntabwo nituye hasi ahubwo nyarukuje mu rugo ufata akadomo urushaka n'ubwatsi bw'ingurube igikapu nzakikugurira ejo mwana none asugiye hehe ngiye haraye ngiye gushakayo itabi ndanywa ku mugoroba ndaje ibyo biyobyabwenge oya nta kibazo mwana wewe uracara umwana ntabwo wabimenya je mu rugo wahirire n'iriya ngurube ndaje mu kanya gake je mu rugo ko tanywa izindi nzoga yego mwana wanjye